Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza aho nkurikirana umunsi ku wundi kuri Dev Rwanda. Tudatinze reka dukomeze na episode yacu ya gatanu ari nayo ya nyuma kuri My Love in University. Aho duherukaho Parfait yari amaze kubwira Kennedy ngo ajye kwipimisha. Gusa Kennedy ajye kwipimisha yasanze ari muzima ndetse nta n'ikibazo afite. Gusa muganga yari yamugiriye inama ko agomba kwirinda ndetse akirinda cyane ko sida imaze kogera ko niyongera gato agakora ikosa bitamugora kuba yakandura. Nuko Kennedy ibyishimo byaramurenze ndetse biramurenga cyane. Tese muganga uri seriye kuko ntabwo nanduye? Ati of course Kennedy, ntabwo rwose wigeze wandura, ntabwo urwaye sida, nasanze uri muzima. Gusa ufite ibyuririzi byayo, gerageza ufate imiti itazagomeza kwangirika ndetse ukaba wabura ubuzima bwawe. Ati muganga wowe mbwira icyo ushaka kumenya, ntabwo ndwaye sida ko kuri seriye? Ati of course Kennedy, nkuko nabikubwiye rwose uri muzima nta kibazo ufite. Ahubwo weta handitse wishime. Usuka kwishima kwawe ukomeze kwirinda rwose, wirinde ziriya ndwara kuko ntabwo ari nziza, zakangiriza ubuzima bwawe. Nta kibazo rwose muga, ubwo mbwiye ko ndi muzima ibindi byose rwose nzabikurikirana ndetse nta n'ikibazo. Muga ese Kennedy ko mbona usa nk'umuntu wishimye cyane, umuntu mwaryamanye wari ufite ubwoba ko yaba yanduye? Ati oya muga, ntabwo nari mfite ubwoba ko yaba yanduye, ahubwo nyine ukurikije ukuntu yambwiraga ngo njye kwipimisha ngo nshobora kuba naranduye, nari natekereje ndetse naketse ko ashobora kuba arwaye sida nawe. None se Kennedy wajyaga kubikorera iki koko? Ntabwo wakoresheje protection se? Ati oya rwose muga, nyine ni bya bindi by'abasore bo muri kaminuza narafashwa ku kanya mpita numva ko twaryamana, sinigeze ntekereza no kuba nakoresha agakingirizo. Ati sawa rwose muhungu wanjye, ndumva ari wamaramaje rwose, ndumva irari ryari yagukabirije rwose kugeza wibagirwa no gukoresha agakingirizo, umuntu wiga muri kaminuza nkawe koko? Oya rwose dogite, nawe byakubaho pe, nawe byakubaho bikakubaho, sinamenye ukuntu byabaye gusa nashidutse nabikoze. Okay sawa, none nizere ko rwose ubu ngugiye gufata ingamba kandi kugiye kwirinda, kandi nizere ko rwose aya makosa atazongera kubaho, kuko niyongera kubaho rwose nakubwiza ukuri Kennedy, ibi bintu uzabyicuza ndetse bizakwafecta. Ugomba kwirinda ndetse ugakomera musore, ntabwo ari ngombwa ngo twese tugume tukugira inama ngo wirinde gutya na gutya. Yego rwose dogite ndabyumva, kandi rwose ntabwo ari no kosa rizongera kubaho, n'ubwa mbere n'ubwa nyuma, ntabwo nzongera gukora biriya bintu rwose. Ati oya sinavuga ngo ntuzongera kubikora kuko uri umuntu kandi ntabwo uremye mu ibumba, ahubwo rwose ujye ugerageza basi ukoresha protection kuko nutayikoresha bizakubana bibi rwose. Yego rwose dogite, inama zanyu ndazumvishe kandi ngiye kujya mbikurikiza, ntabwo nzongera gukora ririya kosa pe, ubundi sinajyaga mbikora sinzi ukuntu byanteye. Kennedy yego rwose ntuzi ukuntu byaguteye nejo bundi kandi byakongera bikagutera. Icyo nshatse kukubwira ndetse n'icyo ndi kugusaba, gerageza basi ujye wirinda rwose, no mu gihe ukoze ariya makosa tuzongera gukora ikosa na gato. Yego rwose muganda byumva kandi ntabwo nzongera. Sawa rero genda wagenda nkakira undi. Gusa Claude ashitse waba yase kahamagara Rusi ndetse aramuganiriza ati se Rusi bimeze biti? Ati ariko Claude nawe urakabya rwose, nta n'amasegonda aciyemo rwose ishitse mu rugo none use kumpamagara. Oya rwose Rusi, ntabwo nari gutegereza pe, ntabwo nari gutegereza kugira ngo ndindire wenda ubanze uruhuke cyangwa ngo ibiki n'ibiki. Ati none se hari ikibazo cyaba cyakubayeho Claude? Oya rwose Rusi, nta kibazo cyambayeho, gusa nari ngukumbuye pe, nari nkeneye kuba navugana nawe. Ati Mana ishimwe rwose, nsigaye mfite umuntu nyitaho yumva yavugana nanjye buri saa ndetse na buri segonda. Ati oya rwose Rusi, nyine numvaga nkwiye kukuvugisha pe, nari ngukumbuye. Ati sawa, ujye kumbaza si biki kandi noneho? Ese ko ndi kumva ari kwayura urashonje we? Oya ntabwo ushonje, ahubwo nyine nuko ndi kumva ibintu ugiye kumbwira bishobora kuba binteye amatsiko, ibintu bitumye ise kumpamagara kano kanya nta n'iminota irashira we, mbwira bimeze biti? Ati sha nyine uzi ko nshobora kuba ndi gutekereza ibindi bintu we. Ati oya se kandi nimba ari ibintu rwose biterekeranye na korali rwose ndakwinginze ibyo byose ubyibagirwe kuko ntacyo nabigufashamo. Ndabizi neza wansabye nomero zanjye twanaganira, icyo wambwiye ko ukeneye kuzajya uza ugaterana ndetse bikamera neza. Ati yego rwose nicyo nkeneye cyane, ariko nyine ubwo sinjye nawe tumenyanye birushijeho hari icyo byaba bitwaye. Ati oya rwose kamoni nawe rwose wikabye, gusa ko ushaka ko tumenyana birenze biriya koko twamenyanye, witwa Claude nanjye nitwa Rusi, twese twahuriye mu ishuri, hari ikindi se none kirenze ibyo ngibyo? Twese turi abakozi b'Imana kandi ikindi rwose byaba iby'umugisha uje muri korali yacu nabikunda ndetse nanabyishimira. Naho rwose ibindi uri gutekereza ndetse n'ibindi uri gushaka kumbwira ntabwo ndi kubyumva rwose pe. Oya nawe rwose wikabya, ndabizi neza ko uri kubyumva kandi uri kubisobanukirwa. Ati no, nyine kiba ndi kubyumva mbikubwiye ndetse mba nakubwiye uko biri, ariko impamvu ndari kubyumva ndetse ndari no kubisobanukirwa niyo ngiyo rwose. Ati iyihe se? Nuko nyine utari kubimbwira ibyo ngibyo ushaka kumbwira, uri kumbwira ngo uri kumva utazi ukuntu uri kwiyumva. Ati no rwose Rusi, nawe rwose winkabiriza, anyine basi cece kutuza ubanze wumva ibyo ndi kukubwira, ibindi turaza kuba tubivugaho nyuma. Okay sa rwose ntari binguteze yombi.
gusa barakwereka Parfait aho yari ari mu gipangu harya bari batuyowe na Kennedy. We yari afite ubwoba bwinshi cyane ati ubuse koko mana yanjye ko nabwiye Kennedy ngo ajye kwipimisha, ubu koko nasanga yaranduye ndibuze kuba nabigenza gute? Ndabizi neza ntabwo ndibuze kuba namukira, ubu ndabizi nzaba muri kino gipanga ari amarira gusa azajya ahora nkubita ndetse ntoteza, kandi tukiri abakobwa tutabigeze tunashyingirwa tutanabana yewe tutanakundana. Cyakora mana burera bwo bwari ubusazi pe, bwari ubusazi size ukuntu nabisobanura. Ubuse koko mana bira bintu byanteye ute ko nari nzi ko rwose yari amakosa ntajya mfa Yesu Kristo. Gusa mana mfashe rwose nsange basi ari muzima, nubwo nge nagize ibyago nkabivukana bino byago bya sida, basi we nsange basi ari muzima atanduye, kuko ndabizi neza yaranduye ntabwo nakongera kugira amahoro yo mu mutima, ntabwo nakigera nezerwa nkira ahangaha. Mana umfashe rwose pe, umfashe nsange rwose mana umfashe nsange ameze neza nta kibazo afite. Nuko akiri kwivugisha agiye kumva yumva ku rugi rwo kwa Kennedy arafunguye ndetse afungura ari gusakuza cyane ati Parfait nizere ko wiriwe neza kandi umeze neza. Ati ese Kennedy ko numva ufite ibyishimo byinshi byagenze gutera? Ko wumva mfite ibyishimo byinshi nose urumva nagira ibyishimo biki? Nyine mfite ibyishimo byinshi ndetse ndi kumva nezerewe cyane. Ati sagiye kwipimisha asanze umeze neza. Ati ceceka aho ngaho, ubwo se yumva nta n'ubusoni nagiye kwipimisha? Ubwo se usanze hari umuntu uri hano muri kino gipanga kumva ibyo bintu kandi bazi ko nitonda kandi ko ndi umwana mwiza babyumva gute? Wajya ugira discipline ndetse ugakontorora amagambo yawe uvuga. Nta n'ubusoni ngo nagiye kwipimisha nasanze meze neza. Ubwo se usanze cyakora ushaka kunshumuza ntububuze kimwe. Oya rwose Kennedy wibigira birebire nivugiraga pe, uzi ko bigize seriye ku rwego ntatekereza we. Nta n'urusoni bigize seriye, ntabigira seriye se nkanyumvira nk'ibintu rwose uri gutangira kumbwira ngo ibiki n'ibiki. Ubuse ninde ubundi byose si we wabiteye? Ati ntoya se Kennedy utambwira ko kandi rero wasanze warakotoye, utambwira ko wasanze waranduye. Ati takubwira ko wasanze naranduye, ubu nyine wari ubyiteza ruzi ko usanga naranduye. Ati yoro siwe ngihaye. Mva rero Imana ihora iri ku ruhande rwanjye kandi ntiyandengwa. Ndabizi nakoze amakosa ndetse nkora amabara ndyamana nawe ndetse ntabiteguye, gusa rwose Imana ntiyari guhitako impana kano kanya ngo mpite ko nandura sida. Buri ariko yampaye gasupo neza nizongera rindi rimwe nzahita ko nandura sida. Ati nose ushatse kumbwira ko wasanze uri muzima? Ati waroze se ko nsanga naranduye? Rero ndi muzima kandi rwose ndi mutaraga rwose, ntugire ikibazo umeze neza. Gusa nawe wigaye pe, ese kuki utari warambwiye biriya bintu? Ati ntarakubwiye ibiki se? Nyine reka tuganire wa mugani, tureke gusakuza ndetse tureke kwiteza abantu, kuko nta n'isoni Parfait, kandi wasanga wari wanduye ukemera ko njye nawe turyamana ndetse turyamana tudakoresheje agakingirizo. Rwose Kennedy ndabizi neza wari wanshegeye nta nicyo nari gukora kugira ngo ubyumve, ndabizi niyo nkibikubwira rwose ntabwo ari kubyumva. None se Parfait kuko biri seriye rwose waranduye? Ati ibyo tubireke sinshaka no kubitindaho, gusa nyine niko bimeze naranduye tu. Ati what fa waranduye biri seriye ntabwo ari joke? Ati of course man, nyine nge navukanye sida, nagize ibyago nyine navutse nsanga naranduye tu, gusa nyine kimbwira ndi kukumva nyine ndumva bitangaje. Nyine naranduye gusa ntabwo nyine ari ukubera kwiyandarika cyangwa ibiki n'ibiki. Ati takaro kubera kwiyandarika, n'ubundi se ko nasanze byararangera, ndabizi naturyamana n'ubundi nasanze nta kipasa rwose. Ati wese uko wabikoraga bwari ubwa mbere ubikoze? Nyine Kennedy tuve muri joke, nta nubwo ndi gukina nawe, gusa nyine ukuri guhari ntabwo nyine ngiye rwose nigeze, nyine ntabwo biriya bintu nyine ntabwo navuga ko rwose nari nsanzwe mbikora n'umwaka wambayeho, ariko nyine ukuri guhari nuko nyine nge narayivukanye, ntabwo nigeze nyishora mu busambanyi ngo nandure sida. Yo sorry rwose mwana ihangane. Nyine ubwo ngubwo wavutse ababyeyi batarasobanukirwa neza, nyine birangira yivukanye, gusa nyine ntabirenze mani, wakomeza ukabaho ugakomeza ukamera neza. Gusa biriya bintu rwose ntabwo ari byo wanduye, si ngombwa ngo wanduze n'abandi rwose. Oya Kennedy nose koko buriya nari gukora iki? Mbwira ikintu nari gukora pe, mbabarira umbwize ukuri, buriya nari gukora iki? Gusa tugarutse ku ruhande rwa Rusi ndetse na Claude, Cruz ese kabwira Claude ati rero Claude kagira inkuru nyine mbwira ibyo ushaka kumbwira pe, kuko na n'ubu ntabwo ndabyumva. Nyine reka nkubwize ukuri, buriya we ntanakubeshye, nyine naje mu kigo dore ko ntaniye nyine kimaze kirekire navuga ko gishize, gusa buriya nge ntanakubeshye naragukunze pe. Ati cyore ari sure man? Ati of course buriya ndi nasereye cyane kurusha uko ubitekereza, nge naragukunze ahubwo nyine we ubyumva ute ndetse ubitekereza ute? Ati shani mba warankunze rwose, courage n'ijambo ry'Imana niko ribivuga ngo dukunde bagenzi bacu kandi dukunde n'abanzi bacu. Ati reka se rero ushatse kuvuga ko nge ndi umwanzi wawe we? Oya ntabwo aricyo nshatse kuvuga, gusa nyine
ijambo ry'Imana nyine ravuga ngo dukunda abantu bose, rero nawe ugomba kunkunda ndetse ukankunda neza cyane. Rero niyo mpamvu nyine ntabwo nabitindaho rwose kubunkunda, ahubwo courage pe, courage komeza nkunde, nanjye rwose ngomba kugukunda. Ati bishatse kuvuga se kunyemerera urukundo? Ati no, ntabwo ari uko bimeze rwose muvandi, nyine icyo nashatse gusobanura, urwo rukundo ukunda nyine basi rujye rugwesha imbaraga zo gukora umurimo w'Imana ndetse n'ibindi byiza, naho ubundi byo kuvuga ngo njye nawe tujye muri relationship si byose ushatse kunsaba niba ntari kwibeshya. Ati of course rwose nibyo nshatse kukubwira. Ati rero wihangane, ntabwo byashoboka nta nubwo byavamo pe, kuko njyewe sha ibintu by'urukundo rwose sha wapi pe wapi. Ati nonese kubera iki wapi? Nyine ntabwo mbishishikarijwemo no kuba nabijyamo pe, ndabizi nanabigiyemo rwose ushobora kubibabariramo cyangwa njye nkabibabariramo, niyo mpamvu rwose ugomba kubyirinda. Oya rwose pe, ntabwo abantu bose baremewe kubabara mu rukundo, kandi nyine ihangane rwose unyemerere pe. Ati reka da, nose ugiye no kuba wansaba imbabazi? Ati ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye kuba nagusaba imbabazi gusa, nyine please nyine basi nkeneye ko njye nawe tujya muri relationship, kandi mfasha pe, mfasha unyumve kukumva aho ndi kukumva, ariko ntabwo byashoboka rwose kuro, kandi wihangane pe. Tushatse kuvuga se kunkatiye? Ati of course rwose ndagukatiye pe, ntabwo byakunda. Kennedy akiri kuganira na Parfait yase kamubwira ati rwose Kennedy, amusoro nyine kubwari amakosa twakoze, nanjye ndabyemera na makosa, gusa sinari nkambiriye kuba nakwanduza rwose pe, nuko ndi kubona wanshegeye kandi nta nicyo nari gukora, kandi nanjye urabizi ni umuntu byarangiye, nanjye rero mfashwe, gusa mbabarira rwose ntabwo bizongera, kandi nyine ni ubwanyuma pe, ndakwinginze umbabarire, ntabwo nzongera gukora nanjye ari amakosa, ndabizi ni ikosa kandi ntabwo nzongera, kandi nyine please nyumva pe, keneye ko abantu rwose tubana ndetse tukabana neza, ndetse nta n'irindi kosa rizongera kubaho. Okay fine, ntarebe rwose, reka nkwizere, reka njye mu rugo njye guteka, gusa nizere ko tugiye kuba inshuti kandi ko tutazongera gukora amakosa rwose. Ati yego rwose Kennedy, ntabwo tuzongera gukora amakosa, kandi nyine kindi nakubwira nyine ushima Imana pe kuba utanduye, kuko nyine shange birambangamira guhora mfata imiti ya buri munsi. Hoya rwose ntabwo byagakwiye kuba bikubangamira, ahubwo ugomba kubigira ubuzima bwawe bwa buri munsi, kuko urabizi niyo mpamvu yonyine ufitiye kubaho, kuko nyine utafashe iriya miti ndabizi neza nta nubwo wamara iminsi 5 rwose wahita kupfa. Rero iyo ufashe iriya miti neza ndetse ukayikoresha neza uko bigombwa, ndabizi neza mwana ubaho ndetse ukamera nk'abandi bose. Ubaho ubwo nyine wirinde ibintu byo gusambana, kandi ndakwinginze pe ntuzongera gukora ariya makosa. Hoya rwose nyine nyizera Kenny, ntabwo nzongera kubikora, kandi nanjye rwose ntabwo nari mbigambiriye, kandi sinari nsanzwe mbikora pe, nuko ari nka diamond yanshutse. Diamond irasetsa, nta kibazo rwose, twese twarashutswe nayo, gusa ntituzongere kwemera ko idutsinda. Yego rwose Kennedy, ntabwo tuzongera kwemera ko idutsinda, kandi ndabizi neza rwose tugomba kubicamo. Okay fine, reka ntaye ndetse njye guteka, reka ubwo reka mpite ko mpamagara mama nari mukumbuye, nkeneye kugira icyo mubwira. Ati yes rwose ntari bigenda umuvugisha, gusa barakwereka Sandra aho yarari nawe yaseka ajya kureba Manzi, ndetse ajya kumureba aho Manzi yari atuye. Ati se Sandra noneho ko waje kundeba utarusanzwe uza kundeba bimeze biti? Ati hoya rwose Manzi, si ngombwa ko buri gihe cyose rwose ariho uzajya uza kundeba, nanjye mankeneye kugira ngo nze nkurebe ndetse nkuganize numve ukuntu umeze. Ese nta nubwo uba ushaka ko nza kukureba basi? Oya nyine mba mbishaka ndetse cyane baby. Okay fine, rero se ko mbona usa nkaho ari kunyirukana? Ati no, ubifata gutyo rwose, si ubwo kuko nakwirukana we. Ati no, nyine nuko ndi kubona usa nkuri, nyine sinzi ibyawe pe. Oya rwose baby, amusore ntabwo nyine nakwirukana, nivugiraga kandi urabizi neza, nanjye mba ngukumbuye pe, mba nkeneye no kumva ukuntu umeze pe. Okay fine, nizere ko rero ibyo bintu byose wari kuvuga wari kwivugishwa. Yego rwose be, nari kwivugishwa, ntabwo natuse ubwo kuko nakwirukana we. Ibaze nakwirukanye kwere, gusa byavugwahe? Okay, nizere ko rwose wivugiraga. None se baby umeze gute? Meze neza kandi ndakomeye, gusa nari ngukumbuye pe. Okay sawa, nanjye nari ngukumbuye, gusa nyine menye imitima yacu biri gukoranaho pe, baza guse kutekereza ko ngukumbuye ugahita kuza kundeba. Yego rwose nari mbizi ko nawe nkumbuye, nubwo uba wigira Semasaka. Aho yase kandi ubwo se mba nigira Semasaka gute be? Ati nyine uba wigira Semasaka, mba mbona udashaka kuza kundeba. Se Sandra wabaye iki ko mbona uri kugaragara gutyo? Ndi kubona wijimye mu maso. Aya ntabwo nijimye mu maso be, nuko nyine sigaye nimbaza se kuki udakiza kundeba byagenze biti? Aya nawe urabizi rwose, ejo siko dufite examen se twayikoze, ubwo se kuko uri kumva nari kuza kukureba. Urumva nyine nari nkwiye kuba nakwita ku masomo yanjye kurusha ibindi byose nitaho. Okay sawa rwose ntaribi, gusa nyine nanjye mba mbishyigikiye, kuko mba nzi neza ko rwose ugomba gukurikirana amasomo yawe mbere na mbere, ibindi byose rwose biza nyuma, kuko ndabizi nyine icyatuzanye twese no kwiga. Si wumva se ko basi unyumva?
Yeah, of course babe, uko nakigira kose nanjye mba mbizi ndetse mba mbizirikana, niyo mpamvu rwose don't worry, ntabwo ukwiye kugira ikibazo, nanjye mba mpari. Subizi se? Yego rwose ndabizi ko uhari ku bwanjye nanjye kandi mba mpari pe. Okay fine, none se babe, ubu ngubu bigiye kuba byagenda biti? Ati biki se kandi? Nyine urabona ko nyine tumaze iminsi tutavugana, ntabwo tugihuza, sinzi ari ukubera iki. Oya baby, tugomba kuba twakwikosora kandi tukabigenza neza, tugakomeza tukubaka urukundo rwacu, kandi ndabizi finali bizarangira tubanye. Okay fine rwose baby, ndagushyigikiye kandi nanjye ndi umupangu, ndawizeye ko uzakunda. Gusa nyine reka nteke ndetse tusangire, dukomeze tumere neza, ndabizi tuzabana bana. Icyambere no kwirinda akajagari mu rukundo. Subwo ntuzabona abandenze manzi ukandeka ati ahubwo icyo kibazo niwe nakakibajije, tuzabona abandenze ukansiga ati reka wirota rwose, ibyo ntabwo bizigera bishobokanye, nzagumana nawe ndetse kugeza dusaje. Okay fine, Imana rwose byumve kandi bihumugisha. Sobora kwereka Claude yaseka ku Paruse kimara kumuhakana ndetse amubwiye ko batakundana. Gusa Bonera yaseka areba Claude ati Claude, kumbona waraka bigenze bite? Ati wareka n'iki se bro, ko ndaburije noneho. Ati sura burije gute kandi? Ati ntarabonye wa mu bibise witwa Rusi twigana. Ati of course rwose namubonye kandi ndanamuzi, so ndetse ko twajyanye gusenga. Ati yego rwose niwe. Wareka n'iki se bro, ko muhamagaye ndetse agahita akankatira. Ati reka se kandi. Asa gukatira se kandi gute kandi nyine ubukano kanya wabushaka. Cyakora abasore mwaranasebye pe. Imbwa zihunguye ivumba. Ati bro, ndakwinyize rwose ntushake kuntuka kuko ntutwabipfa. Oya ntabwo ngo tutsabwo no kufita agashiha ndetse n'ibindi byose uri kumva ibintu uko bitari, ariko mbwira uretse ko mwasaza abasore b'iki gihe. Ni gute ugiye gutereta umukobwa ntumuzi muhuye bwa mbere ngo nuko muhuriye ahantu none ushise kushega se kumbwira ngo Yesu Kristo. Ahubwo uriya mukobwa ndamwemeye ndetse nanjye ndiwe nyine nagutera indobo. Ati nta n'usoni ngo uriwe nawe wantera indobo. Ubuse uri kubona wishimye kuba ameze gutya? Umeze gute suretse ubugoryi ufite n'ibyo uri kwigira ukubona hari icyo ubaye? Cyakora na rumwe ubwo subabajwe n'iki? Ubu ugiye kujya ugire stress mu mutwe wawe, wi stress umukobwa yakwanze, hari amafaranga gutwaye? Ati ntayo rwose. Hari telefone yawe bakwibye? Ati oya ntayo. Telefone zacu se ntibazidusubije? Ati of course rwose barazidushubije. Rero icyo twagakwiye kuba tukenjoyinga rwose, ukava muri ubwo bugoryi ndetse n'amafuti. Sinzi ibyo urimo rwose, ibyo ni iby'ubwana, reka kwigira gutyo pe, nta nubwo bikubereye, va mu bugoryi bro. Shamani wambabariye ko nawe byakubaho, nta n'usoni byambaho. Yeah of course ndabizi byambaho, gusa nyine n'ubugoryi pe, ndi kumva ntani nyine va mu bugoryi mani, va mu bugoryi baseriye, ntabwo ibyo bintu rwose bikubereye, ni iby'ubwana kandi uri umuntu mukuru bro. Please wake up man, gabanya ubugoryi, reka ubushinzi n'ubucucu nk'ubwo ngubwo. Okay sawa, ntaribi rwose bro, reka mbireke nk'uko bivuze, gusa ndikumva mbabaye. No man, ntabirenze bigabanye ndetse ahubwo uriya mukobwa arakuruhuye man, dukeneye kwiga, ntabwo nzongera kugira ibintu by'ubugoryi ndetse no kujenjeka. Ndabizi ntuzi ko inzoga twazivuyeho, of course twazivuyeho kandi ntabwo tuzazisubiraho pe. Rero icyo tukwihara nta kindi, ni tugomba kwiga tukava mu bugoryi tugakurikirana amasomo yacu, ndetse byaba ngombwa nyine tukajya dusenga man, ibindi byose tukabireka nta mumaro. Nabyo byo kuvuga ngo kujya mu bakobwa ndetse n'ibindi, ese wabonye ari cyo byazatugezaho we? Shaka ko wanamugani nta nicyo byazatugezaho pe. Okay, dukwiye kwiga ndetse tugashiraho umwete. Nuko barakwereka Kenedese kahamagaranye ndetse amuhamagara afite ibyishimo byinshi cyane. Ati mama umeze neza se? Ati yego rwose mwana wanjye Kennedy meze neza. None se ko mbona mwana wanjye uri kumpamagara ndetse ubisa nkaho wishimye cyane, byagenze biti? Oya rwose mama ntabwo nishimye, ahubwo ndishimye cyane. Ati none se mwana wanjye wishimye gute ndetse bimeze biti? Nyine mama ndikumva mu mutima wanjye nongeye kwakira ibyishimo mu mutima wanjye, nari maze iminsi meze nkaho nihebye, numva nararakaye, numva naragiye kure y'Imana, numva nyine mfite ibibazo byinshi, gusa ubu ndikumva ameze neza. Ati Kennedy, ko nzi neza ko ikintu gituma umuntu ava imbere y'Imana ari ibyaha. Ubwo ngubwo rahira ko utasigaye uri umunyabyaha ndetse ko udasigaye ugwa mu byaha. Ariko mama urabizi wiyita intungane rwose, aba Yesu Imana inyabinyoma. Yego rwose mwana wanjye, ibyo ngibyo ndabizi ndetse ndabizi cyane, ariko nshaka kukubaza, rahira kubwo ngubwo utaguye mu moshyo ukaba usigaye ukora ibyaha wirirwa ubyiyorosa ndetse unabyisasira. Oya rwose mama ntabwo nagezaho rwose, gusa hari nyine umuntu akora utuntu tw'uducumura kumva ntari kwegerana n'Imana. Ati okay mwana wanjye, sinshaka kumenya ibyo byaha byawe ndetse sinshaka no kubiyinjiramo cyane, gusa mwana wanjye ujye umenya ko icyaha cyicisha ndetse kikageza ku rupfu. Icyo wakora cyose ujye wirinda icyaha, sinshaka kumenya ibyo byaha byawe. Ese mama kuri kuvuga gutyo? Nyine Kennedy, sinshaka kumenya ibyaha byawe, nyine sinshaka no kumenya ibyo wirugamo umunsi kundi aho ngaho ku ishuri.
gusa icyo nkambiriye ndetse nicyo nshaka kukubwira mwana wanjye, ibyaha biricisha kandi bijyana ku rupfu. Ibyo wakora byose, umuntu w'umunyabyaha nta mugisha agira rwose, ibintu bye byose bihora byanga. Niyo mpamvu rero mwana wanjye rwose ugomba kwirinda ibyaha ndetse ukagendera mu mucyo w'Imana, ukagendera mu mucyo w'itangaza, yaba ari abo mubana ndetse n'abo mugendana bose ukaberera imbuto. Kuko mwana wanjye kuba umukristo burya nubwo tubona byoroshye, ntabwo burya byoroshye, biragora cyane. Bisaba kwizirika ndetse bigasaba no kugira ibyo wanga, bigasaba kugira ibyo ureka byose. Kuko urabizi neza gukurikira Yesu Kristo mwana wanjye bisaba ngo agire ibyo ureka, bisaba ngo ugire ibyo ureka ndetse wizere ndetse ukiranuke, ritangire kugira ibyo ukurikira ndetse bizima. Kuko iyo ukomeje kubivangavanga mwana wanjye bikuzanira urupfu ndetse bikakuraburiza. Hoya se kandi mama, no kuraburiza se bijemo. Yego rwose mwana wanjye pe, birakwangira ndetse ntabwo biguhira, bikubera bibi. Sawa rwose mama, ndabizi neza kandi izo nama rwose nkwiye kuzizirikana, kandi ntabwo rwose mama nzaga nyine ngiye kugerageza nsenga umunsi ku wundi, ntabwo nzongera gucogora. Hoya rwose mwana wanjye, rega n'abasenga bagwirwa n'ibyo byaha mba nkubwira, udatekereza cyangwa se ukeke ko nyine abantu basenga aribo bagenda kure y'ibyaha. Nabo rwose bihora bibaruye imbere ndetse bagerageza bakabyirinda. Gusa nyine Imana ibatsindishiriza muri byose nabo, kandi nyine iyo babyirinze Imana nayo irabibona ndetse ikabashyigikira. Rero mwana wanjye utibwira ko kuzajya usenga cyane ndetse buri munsi aribyo bizajya bituma rwose ugendera kure y'ibyaha. No, wenda mwana wanjye ayo masengesho azajya atuma ukomera ndetse ushikame, atume basi wabasha kuba watsinda ibyo byaha. Ariko gusenga ntabwo aribyo bizatuma ibyaha byose rwose bizakureka. Gusa nyine mwana wanjye ugendere kure y'icyaha, kuko n'ijambo ry'Imana niko ribivuga ngo nimugendera kure ya Satani rwose nawe azabahunga. Naho niwiha kwiyegereza ibyaha ndetse ukagendera hafi yabyo rwose mwana wanjye, ndakubwiza ukuri rwose bizarangira ubaye mbwa, sinabura kubiguhisha mwana wanjye. Hoya rwose mama, sinzarindira rwose ko ibyo bintu byose rwose bigera aho ngaho. Okay, sawa rwose mwana wanjye, komeza ugire amasomo meza, nanjye reka nsubire mu kazi. Sawa mama, rwose ugire ibihe byiza kandi ndagukunda. Gusa barakwereka ku ruhande rwa Manzi ndetse na Sandra bari bakomeje kuba baganira. Sandra we nyine nibagiye kukubwira, uzi ko mama agiye kuba yaza we? Hoya se kandi. Of course rwose mama agiye kuba yaza ndetse ahubwo ari mu nzira, yambwiye ko ageze muri gare rwose, ubu ngubu ndakeka agiye kuba yashika ahangaha. Ariko rwose Manzi, kuki uri umwana mubi? Hoya se kandi be, ese kurakaye bigenze biti? Mama wawe wari ubizi kaza, none twaganira kiriya gihe cyose kingana kuriya, ntiwanambwira ngo ntahiyakiri kare basi, ubu ngubu ushaka ko ari buze kuba yansanga ahangaha? Reba gutyo ubu ngubu bumaze kuba bwakira. Ubu se kuko nasanga ahangaha araza kuba yavuga guti? Hoya rwose mwana, ntabirenze araza kuba yagusanga ahangaha, kandi ndabizi rwose muraza kuba mwaganira kuko arakuzi. Arishu of course rwose arakuzi, naramukubwiye ndetse namubwiye ko rwose uri sheri wanjye. Ngaho nyumvira rwose, use koko ko ibintu byose ubigize kuba igihutishije we? Wari ufite ubwoba se? No, nta bwoba mfite, ahubwo nyine urabyihutishije cyane pe. Bishatse kuvuga ngo rero ntabwo uri seriye kuba njye nawe dukundana ejo cyangwa ejo bundi wanyanga? No Manzi, nyine icyo ushatse kuvuga nyine mama wawe bimubwiye vuba pe, uzi ko tukiri mu wa mbere we? Of course nubwo tukiri mu wa mbere njye ndisereye kandi njye nditeguye buriya pe, kuko ndagukunda, nta wundi nteganya kuba nakundana nawe. Rero mama agomba kubimenya ndetse akabyumva ndetse akanabimenya neza. Ubu rero ni nkaho uri umukazana mu rugo rwacu. Hoya se kandi wibyihutisha, nta kundi nyine uramunteje, ahubwo cicika ndabona mpamagaye. Yego rwose mama, ndakumva. Gusa barakwereka Rusi aho yari ari kwibaza ndetse byamucanze. Ese kuko Mana yanjye, uretse ko abasore b'iki gihe basaze, uriya muhungu rwose Claude ni ubwa mbere duhuye, none ngo yarankunze. Umunsi umwe twajyanye gusenga, gusa niwe watumye ankunda. Shandume, ariko nubwo ndi kwigira se masakura ya musore nta n'icyo abaye pe, dore ko nanjye ndi single. Kuba rwose namwemera tugakomezanya rwose ntacyo bitwaye, ariko rwose ibintu byo kumwemerera ari ubwa mbere duhuye ntabwo byoho byavamo, reka mbe muretse mbe mwihoreye. Reka mbereke nzabamenye ibyo ari byo rwose. Naho uriya muhungu wehe rwose, nubwo ndi kwigira se masaka, nanjye rwose nyine ndabona ko ndetse nta n'icyo atwaye pe. Reka ubwo muhamagare mubwire areke kwiheba ndetse mubwire ko nzamuha igisubizo. Nuko Rusi yase ko yongera ahamagara Claude. Claude, bimeze bite se? Bimeze biti uko wabishatse niko bimeze. Se kuri kuvuga nabi we? Of course ndi kuvuga nabi. None se ni gute nta n'urusoni wanyanze none ngo mvuge? Ese urukumva navuga neza koko? Hoya rwose wibigira birebire rwose mwana wanjye, wibyegereza umutima. Nindeke kubyegereza umutima? Nawe rwose uri ngiye rwose ntabwo nyine, ariko ntari reka tubireke, nta n'ukundi nyine ubwo niko wabishimye nyine, reka ndetse tubireke.
hoya rwose kuro nyine cyo nashese kukubwira suko nakwanze pe, gusa nyine biratangaje kuba wahura n'umuntu bwa mbere agahita akubwira ngo aragukunze, nanjye nyine nakwemera ndetse twanakundana, basi reka tubihigiye ndetse tureke kubyirukansa, tubanze tumenyane basi. Okay, tubanze tumenyane rwose, nihazo ntuzahita kumwemera ati hoya rwose kuro tugira ikibazo ntaho nenda kujya, ahubwo reka tubihe umwanya ndetse tureke kubyirukansa, sibyo se basi. Okay, ubwo ushatse kuvuga ngo mpaye amahirwe ati of course ngo haye amahirwe, ariko reka tureke kubyihutisha, nyine reka tureke kubyihutisha ndetse tubihe igihe, wenda tuzareba ibyo ari byo. Sawa nta kibazo rwose ndabikunze, reka mbirindire ubwo ngubwo ndabizi bizaba byiza ndetse ntabwo bizigera biba bibi rwose Rusi. Okay fine, ntaribi rwose muvandi. Nuko barakwereka Manzi we nyina yahise kaza ndetse asanga Manzi ari aho ngaho ari kumwe na Sandra ati nari nabiketse rwose mwana wanjye, nari nzi ko ndi bugufata uri kumwe n'uyu mukobwa wawe rwose. Ati oya se kandi mama si ubushatse kuvuga iki, bimeze bite Sandra, banza umpobere rwose mwana wanjye. Ati mama si ubushatse kuvuga kunzi. Ati ni gute se nayoberwa umukazana wanjye, mpobera rwose ugabanya amanyanga. Nuko mama Manzi yahise kahoberana na Sandra ndetse bishimye cyane. Ati se Sandra umeze gute se mwana wanjye? Ati mama ameze neza ndetse ndakomeye. Ati se mama ko mbona witaye kuri Sandra cyane kundusha? Ati reka wowe gabanya amatiku, uyu ni umukazana wanjye. Wese ibyo nibiki kukwitaho ibyo birandeba, ahubwo Sandra nyibwira rwose mwana wanjye umeze neza? Ati yego rwose mama ameze neza nta kibazo mfite. Ati okay fine, none se mumbwira imbere na mbere yuko nicara ntacyo kurya kiri aha ngaha. Ati mama nagutekeye ndabizi ukunda umuceri ndetse n'amakaroni. Ati ngaho nyumvira koko umwana wanjye, umuceri n'amakaroni byose ni kimwe, ubwo uri kumva biri buze kuba byajyana. Hayi mama nagutekeye n'ibishyimbo rwose ubirye cyangwa ubireke, cyakora mwana wanjye ntujye uhinduka rwose pe. None se reka mbabaze ngaha mubaze munganiriza rero iby'urukundo rwanyu, dore ubu ngubu nabyo biri mu bintu bimvanye mu ntara biranzana binshitse hano. Ese mama ubwo ngubu ntiharetse akazi kawe rwose? Oya rwose Sandra ntabwo naretse akazi kanjye ko nasabye konje, nari nkeneye kugira ngo nze ndetse nzamara iminsi 2 hano, nari ngize ngo nyine nze ndebe no muginga kuntameza. Ati oya se kandi mama ibyo by'ubuginga subizanye gute? Nako nari ngize kugira ngo ndebe uyu mwana wanjye rwose kuntameze ndebe kameze neza, rero ndabona ameze neza ndetse nta n'ikibazo afite, ndabona waramwitayeho rwose. Oya rwose mama nta kumwitaho, ubwo nyine twebwe tugerageza twese, nyine anyitaho ndetse nanjye nkamwitaho rwose nta birenze. Okay fine ntaribi. Rero Sandra ndabona bwije se nturi buze kuba warara? Ati oya se kandi mama ubwo se ndaye koko mama umukobwa tubana yabifata gute? Ese ufite n'undi mukobwa mubana? Ati yego rwose mama mfite undi mukobwa tubana. Ubwo koko ushatse ko ndi buze kuyiraza mwana wanjye? Oya rwose mama uraza kuba wararana na Manzi. Oya ndabyanze, ahubwo mpanomero z'uwo mukobwa muhamagane ndetse mugusabe. Oya rwose mama ntabwo narara pe, oya no arara wibigira birebera ahubwo byumve. Okay sa rwose mama nta kibazo ubwo mubinsabye, kandi rwose nanjye ntacyo nabima, reka zimwandikiye message mubwire ko ndaza kuba naboneka, ubwo ndaza kuba nararana nawe. Ati ese Sandra biri seri urabyemeye mama aragushutse uremeye nawe uraza kuba warara? Ati ntose ari cyo bitwaye kuba narara Manzi? Atukarara mbere yuko dushingirwa we? Ati dushingirwa se kuri kubyirukansa bimenye ko tukiga we? Ntabwo biragera rwose, reka twiraranire na mama nari namukumbe ndetse tugomeze tuganire ndetse ambwira amafuti yawe yo mu bwana. Aha mama utaza gukora ikosa rwose ryo kuba wagira icyo umubwira. Hoya ntacyo ndibuze kuba namubwira rwose, reka humura. Nuko Sandra yahise karara aho ngaho ndetse araraganira na nyina wa Manzi. Gusa barakwereka Claude yahise ko yegera Bonheur ndetse afite ibyishimo byinshi. Ati se Claude ko wari warakaye ukaba wongeye ukishima bigenze biti? Wagira n'iki se bro ko wa mukobwa ampamagaye ndetse akambwira ngo tubihe amahirwe? Ati ari sure? Ati of course man arampamagaye ndetse ahubwo arambwiye ngo tubihe amahirwe, gusa nyine impamvu yari yampakane ngo ndetse bireke kuba byambabaza ngo nuko nyine tutari twamenyana ngo ndetse ntabwo aramenya bihagije byuko yabasha ko yanyiyegurira wese, ngo gusa mane ngo ndahagiye kuba yajya nyine ngo mutegereze ndetse tubihe amahirwe wenda hari ngo bizavamo. Ati of course rwose bro nyine nanjye ndabyumva ndetse ndanabishyigikiye, kuko nta kundi rwose byari kugenda pe, niko byari bikwiye kuba byaba. Ahubwo mane reka twitegure ndetse buki tujya ku ishuri nta nibirenze tu. Nuko barakwereka bukiye bose bahise ko bajya ku ishuri, gusa Manzi ndetse na Sandra bo bari bakiri mu nzu dore ko bari bararanye na nyina. Ati se mama two tugiye ku ishuri turagusiga aha ngaha twenyine? Ati yego rwose muransiga aha ngaha. Ati se Sandra katabyuka? Ati yewe byamucanze ari kwibaza ikintu ari buze kuba yajyana ku ishuri byamurembeje. Ati se mama simbona munareshya wamutije imyenda akambara?
ati koko wanamugane kamite ko mubyutsa. Nuko mama Manzi yahise kabyutsa Sandra ati Sandra ati ko utari kubyuka ngo ujye ku ishuri. Ati mama ngiye turirwana nawe rwose ubuse kuko ndaza kuba najya ku ishuri ndambara iki koko nyine bwo byarangiye ntabwo ndi buze kuba najya ku ishuri. Ati hoyagabanya amatiku jya muri varize yanjye rwose nazanye imyenda myinshi reba imyenda uri buze kuba wabona ndetse imyenda uri buze kuba yagukwira bari uri buze kwambara. Ati ariko mama wibagiye kuri mawe kwe wanjye ati reka gabanya amatiku mbere yuko mba mawe kwese sinabana mama wawe dore kuri mu kigero kimwe n'umwana wanjye ambara rwose ujye ku ishuri ndetse ntuze kuzana amatiku rwose genda. Nuko Sandra yahise ko yambara maze bahita ko bajya ku ishuri. Gusa mu kugera ku ishuri barize ndetse bakimara kwiga break yarageze biba ngombwa ko bose bajya gusenga. Gusa Sandra ageze muri break ba Sara ndetse n'abashuti be bari kumureba ati Sandra ibyo nibiki wambaye mani ko mbona none wiyambitse neza waberewe cyane. Ati aha ibyo ni mubireka bwo reka njye kureba Manzi. Ati shamani ke waraye kwa Manzi cyangwa ushaka ko nguteza abana bakobwa. Ati no please mwana ntubinkore rwose ndaburije sinshaka ko nteza abana bakobwa rwose ahubwo reka njye kureba Manzi ubwo turaza kuba twasubira mwana ndetse tunaza kuba nasubira iwabo we nyina yaraje nyine pe nyina yaraje ndetse n'iyi myenda niwe wayimpaye. Ati are you sure man? Ati of course man niko bimeze. Ati ese ko numva bakugize umukazana we ati wareka niki yanyishimiye yankunze aguze kuza tujyane. Ati reka ndarengana nyine ntabwo najyana nawe rwose. Ati yes rwose nta kibazo nimba utabishaka. Nuko Sandra yahise kagenda gusa mu kugenda yahise kahura na ba Manzi ndetse na ba Claude bose. Ati se ko mbona mwese mugiye ndetse nk'igihe riri mu gihe. Ati rwose zino saza sayine rwose twebwe tuba tugiye kwisengera. Ati ye none ndumva nanjye nabajoininga. Ati nta kibazo rwose watujoininga ndetse tukajyana. Ati sura mukobwa ndi kubona ari kumwe na Claude n'Indera taha wareka n'iki kari sheri we. Ati none ndumva ari boneri gusa usigaye. Ati yego rwose bisa nk'ari boneri rwose usigaye. Nuko bose bahise ko bagenda ndetse bajya gusenga. Filime yacu nahangaha irangiriye. Kwibutsa gukora subscribe ndetse no gukora share na comment utarabikora. Ndabakunda cyane kandi ndabashimira rwose ko twabanye muri iyi season. Ibihe byiza bikomeze kubaho ndetse ndabakunda cyane.